Abadukurikiye hirya no hino, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro mbwira nawe, tuganira byinshi bitandukanye by'umwihariko tugamije kugenda dusesengura, aho turebera hamwe inkuru zitandukanye bigenda bigarukaho na muri Bibiliya, tureba ibijya bivugwaho n'abashakashatsi batandukanye by'umwihariko tukanera bityo Bibiliya baragiye ibigarukaho. Uyu munsi turaza kurebera hamwe by'umwihariko ku ngingo zisa nkaho ari ebyiri tugiye kugenda dufatanyiriza hamwe kugenda dushaka inkomoko y'ibintu, impamvu yabyo bivugwa, ese byaba ari byo ntiba ari byo, se ukuri kwabyo kwaba ari ukuhe. Hanyuma Mushumba, ndongeye nguhaye ikaze mwereko nyuma ko dufunguye agaseke. Mayi ikaze nkanasenga bira byanshimisha. Agira ngo se ibyo bintu si byiza cyane nabigira. Yegereza abantu nkuko twabasuhuje, ariko tuniragiza Imana kuko ibi bintu tuba twinjiyemo isi yose bitwumva. Yego, reka rero twiragiza Imana kugira ngo abari tuyobora muri ibi bintu. Imana nziza, Imana ishoboye, Imana ikora, Imana ihishura, Imana ihindura, Imana ibeshaho, tuje mu bikari byawe. Turi hano muri studio, nta kindi wadutoranirije no kuvuga ukuri guhagaze mu kuri, kandi niwe waduhaye umwuka wera utwigisha, utumenyesha, utubwira icyo dukwiriye gukora. Mwami, turaguhamagaye kugira ngo ntabari twe ahubwo izina rye rihabwe icyubahiro, udukoresha iby'ubutwari, kandi abagiye kutwumva bafashwe n'icyo bagiye kumva umwuka wera agiye kubabwira. Mana data, twese ureke gahunda zose baruziyobora, kandi turakwinginze kugira ngo uzudushorere kugeza ku musozo w'iki kiganiro, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. 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 Hanyuma uyu munsi rero turaza kugenda tureba byinshi bitandukanye by'umwihariko ku kintu gikunda kugenda kigarukaho n'abantu. Iyo umuntu wenda aba arimo aratekereza wenda kuba yagera ku kintu runaka ntibikunde, ukumva umwe arabatesha ibi bintu mpamvu bitari gukunda ni umwaku. Ati nabyo waramukanye umwaku cyangwa ngo nagendanye umwaku. Hari n'abavuga ngo yahuye n'ibibazo agatakaza amafaranga cyangwa se umuntu akamutuka, ati hari umuntu navuze mu gitondo utera umwaku. Ati niwe wanteye umwaku, cyangwa ngo ntuhure n'uriya muntu, ngo uriya muntu ntuzamuvugishe mu gitondo, ari mu gitondo ngo atera umwaku, kuko atera umwaku. Hanyuma ukajya kumva undi ngo sinjya mfatisha amafaranga neza, ngo uyu ni umuvumo. Uyu ni umuvumo. Iyo munyafashe ngo aragenda ngo ngira umuvumo ngendaho, ngira umuvumo ngendaho. Hanyuma ibi bintu rero Mushumba, izi niba ndaza kwibaza mvuge nti uyu muvumo usute utura he, uyu mwaku usute utura he, uba hehe, uza gute ku muntu, ugenda gute ku muntu? Ubwo ndabanza nibaze ijambo rivuga ngo umwaku ni iki, umuvumo ni iki. Hanyuma tumara kumenya icyo ari cyo, tuyugaruke tureba ngo umwaku ubaho nyuma yo kumenya icyo ari cyo. Ese umuvumo nawo ubaho? Ubundi yenda uwabanza akavuga ku mwaku ariko ufite n'izina ribi. Umwaku, so ubundi umwaku ntawo ubaho. Oya se, kandi nta mwaku ubaho. Ijambo ko ryahozeho kera kose, ariko mu Kinyarwanda ko ryahozeho ntawo. Iyo tugendera mu mateka tukumva ibyo nk'abanyarwanda bagiye bavuga, usanga bavuga umwaku, ariko umwaku ntibagaragaza aho wavuye, ntibanagaragaze n'icyo utera. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, burya ikintu cyose uvuga hari ibintu bivugwa ariko bifite n'ubusobanuro bwabyo. Kuvuga rero ngo umuntu afite umwaku ariko ntugaragara mu maso, ntugaragara mu bikorwa runaka, ngo uvuge ngo ibi ngibi bibaye kubera umwaku, ni ibintu umuntu donc ni ibintu abantu bihimbiye mu mitima yabo, bumva ko koko umwaku uriho. Ariko iyo urebye mu bitabo bitandukanye, ukareba muri Bibiliya, nta hantu hari umwaku. Ahubwo icyo turi buze kugeraho cya kabiri cyo kirashoboka, ariko uyu mwaku rwose ni iby'abanyarwanda twihimbiye gusa. Tugenda tuvuga ngo uriya muntu atera umwaku, uriya muntu ngo iyo umusuhuje uhura n'ibibazo umwaku ukaza. Iyo bavuga ngo uriya muntu atera umwaku, cyangwa bashaka kuvuga ijambo umwaku nko kuvuze ngo ntago ubaho, bashaka kugaragaza iki cyangwa kumvikanisha iki? Ubundi ngira ngo bigendera ku bintu twajyaga tubona na kera.
hari igihe nk'ubu navuga nk'abantu b'abakecuru cyane, abantu bageze mu zabukuru bafite imyaka 80 70, iyo wamurebaga ukuntu yakanyaraye mu maso, ukuntu byagenze, abantu bahitaga bavuga ngo uriya muntu atera umwaka. Kimwe cyo nuko babona umukecuru ugenda wunamirije ati n'umurozi, nta burozi bamufatanye, nta kintu na kimwe bafite, namba bafite kibigaragaza ko ari umurozi, ariko kubera ko agenda yunamirije, adakaraba, adabona umwanya wo kujya muri dushe ngo akarabe, donc bagahita bamuhimbira ikintu, bakavuga ati uriya n'umurozi anatera n'umwaka. Ati je naramuvuze mpura n'ibyaga, ihene yanjye irapfa, icyo byose. Ariko biriya ni ibintu abantu bihimbira pe, nta hantu bihagaze, nta n'amateka bivuga ngo avuga ati umwaka ni umuntu wasohokaga iwe mu rugo yagera imbere ndagasitara akagira cyaka bati naramukanye umwaka. Icyo gihe yavuga ko aramukanye umwaka, usibye ko gusitara hari abantu babigiragamo ibintu bibiri, akavuga ngo iyo nsitaye imoso ngo mba ndabona ndahaha, cyangwa se ndabona ibyiza, hanyuma nasitara iburyo ubwo ngo harimo ibibazo, ubwo mbese n'urugendo yaragiye kujyamo akarwihorera, ati amaguru mbese n'ukuraguza. arakari kantu nibutse nanjye bigeze bakambwira bati kugiye utari ati ngwino twamara ati wisha umwaka akoranye kambaye wenda kibutse mbese ngambwe sibya nakubwiraga umwaka ibiryo byica umwaka gute nyine nashaka kumenya uwo mwaka nuwuhe. Ubwo ngo nukuzirika kugira ngo hari umwaka wo kumva mu nda hameze neza hatarimo ikibazo, bitewe n'uburyo waraye uriye nijoro mu gitondo kumva nta kintu kirimo. Kwica umwaka wenda bashaka kugenekereza kuvuga ngo utirirwe ubusa, hanyuma inzara ikaza kukurya, ngwino wica umwaka, ariko nukugira ngo uzimanganye ahantu hari buze kugutera inzara. Nje rero ubwo iyo ntekereje gutyo mpita numva ko inzara ari yo mwaka, kuko niyo bashaka gutsirika umwaka nta hantu namwe wawubona. Nukuvuga ngo bakubwira ngo ngwino utsirike, donc urye wica umwaka, wica umwaka. Abanyarwanda ubundi tuvuga ikinyarwanda, ariko hari n'igihe kigera igihe wazajya gucukumbura ugasanga nyine hari ibyo tugenda twibeshaho, ariko Imana ishimwe ko habayeho uburyo bwo gucukumbura cyane ikinyarwanda, hakaba hari abantu babishinzwe bari kugenda berekana ikinyarwanda nyacyo. Ariko mu by'ukuri utsirika umwaka cyangwa se kwica umwaka ntago bibaho. Nukuvuga ngo nibyo bihimbiraga bavuga bati ngwino urye mu gitondo wica umwaka ugende, ariko ngewe yo ndebye mbona ari uko bashaka kuvuga ngo utaza kwicwa n'inzara ugiye ukaza guhura n'ibibazo ntugire n'ukugaburira, icyo gihe bakabyita umwaka. Ariko n'ubu nabugingo n'ubu yacyari mushubo cyakoreshwa, no ngira ngo tubigende tubigaruka neza, abantu tudashyira abantu mu rujijo. Uko umuntu ndashoye nka business runaka ntibikunze ndukaza amatse bya bintu byaje gucamo ngo reka dango ni imyaka gusa no mwaka gusa byaranze ni bya bindi nyine abantu ururimi ruranduza. Ubundi iyo uvuze ikintu kikagenda ari nk'ukuntu ujya wumva utuntu tuterime tuza, ugasanga abantu bagiye badukomeza bakatugira utuntu tugize gute, ariko mu by'ukuri ibyo byose abavuga abayibeshya, ahubwo haba hari ahandi hantu yakagombye kujyana hajyanye n'ibyo bintu bitagenze neza. Nyuma yuko tugaragarije ko umwaka utabaho cyatwe tujye ku ngingo ya kabiri, ndagaruka mbaza ku kabazo kandi uko ngiye kwibaza mvuga ngo nyuma yuko tugamaze kugaragarizwa ko umwaka utabaho cyangwa utabayeho, none abo bakoreshaga iryo jambo cyangwa abarikoresha baba bashaka kumvikanisha iki? Ni kuvuga ubundi akenshi iyo urebye ubona ari nk'abakurambere, abantu ba kera bakundaga kugendera mu bintu byo kuraguza no guterekera. Sinzi nawe abantu bari kutwumva neza, ariko bari kutwumva tu uko byagenda kose. Akenshi ibi bintu byaturukaga muri bari abantu bakunda guterekera no kubandwa. Noneho imyuka ikabategeka kumva ko nibakora gutyo baba babisha umwaka cyangwa se bara bageze gute, bara bikingiye, bavuga ngo baramye umuntu runaka, bese bikabahesha kumva ko bikingiye mu gitondo, bakaramuka bivuga kare kare cyane ijoro kugira ngo ejo mu gitondo batazahora n'uwo mwaka. Ariko nta mwaka, ni ibintu bihimbiye ubwabo, barabikereye neza, hanyuma babishyira ahagaragara bavuga bati uyu ni umwaka. Ariko hari nk'umuntu ushobora kuba yaravuze umuntu ahura n'uburwayi cyangwa se yikubita hasi cyangwa se umuntu warapfa, ahita avuga, ubwo n'abakera mvuga batangiye icyo kintu, ahita avuga ati iki kintu ni umwaka.
impamvu ngize uyu mwaku nuko navuganye na runaka noneho birazamuka yenda bishobora kuba byaravuzwe n'umuntu ukomeye icyo gihe ntazi wari we nukuvuga ngo noneho bikazamuka bigahita bigaragara abantu bagahita babyakira noneho bikanakomeza bigakwira igihugu cyose ariko ndakubwiza ukuri nta hantu mwakuri nta n'ahantu usomwa nta n'ahantu ugaragara Bibiliya ni nini cyane nta kintu na kimwe Bibiliya itavuga ngo umwakura wamaganye bane magana nawirukanye nta nubaho ariko sanda namagana iki ubundi wakwamagana ikintu cyari kiriho ukakirukana ukigahunga ariko ntacyo nta mwakubaho pe ndanabisibye okay ntabwo nsibye iby'abanyarwanda bagiye bumva ariko uko byagenda kose wapi nta mwakubaho ahubwo hari ikindi kintu bibeshye aha hanyuma turebe ingingo ya kabiri ivuga ngo umuvumo turavuga turuka ku ngingo zimwe na zimwe turavuga ku mwako tuvuga umuvumo tuvuga no ku mahirwe nayo biragendanye nabyo biragenda hanyuma dusoreze ku mugisha nta kibazo umuvumo urahari pe umuvumo urahari cyane ndetse urahari kugira ngo munamenye ko uhari rero nabanza amenye umuvumo ni iki yego ubundi yego ntabwo ndibuze kujya mu mateka cyane ariko hari bitugaragariza umuvumo yego uburyo wabayeho hari uburyo abakera batubanjirije n'uyu muvumo twebwe tunagusanga impamvu tuwemera tusanga no muri Bibiliya no kuvuga ngo hari uburyo abatubanjirije bagiye bagaragaza uburyo hari uburyo bagiye batanga umugisha nubwo tutarawugeraho ariko bagatanga n'umuvumo uyu munsi tuvugana ndabanza kukubwira ko umubyeyi yego aramutse akuvumye buriya turabahesha turabahesha mwebwe ababyeyi cyangwa mwebwe abashumba bakoze Imana ababyeyi ndavuze ababyeyi ubu mpagaze gutya ntabwo ngaragaza ko ndi umushumba ahubwo ababyeyi turabahesha nuvuga ngo umubyeyi akwifurije umugisha akwifurije akuvumye yego akuvuma ubundi bitewe n'ukuntu witwaye uburyo wavutse uburyo witwara uburyo bigendamo uburyo wubashye ababyeyi cyangwa se ububahuka noneho umubyeyi akababazwa cyane nuko akubona yarakubyaye ariko nyuma yaho muri uko kukubyara kwe ugakoresha ingeso mbi zituma ababara noneho kwa kubabara kwe bikamuhesha gufata icyemezo kandi ntabwo apfa kugifata ntugire ngo apfa gufata icyo cyemezo arareka ashobora kubimarana imyaka 20 umurushya umuvuga umutuka umwiba ugenda wiba hanze ukora ibibi byinshi hanyuma byarangira umubyeyi agafata icyemezo kuko yabonye nta garuriro agahita kuvuma umuvumo uragufata uwo muvumo uragufata kuko ni ikintu ubundi bikurira na hariya Adamu na Eva uburyo Imana yabahaye kuba muri Edeni hanyuma ibintu byose Imana yaremye n'ibyategetse bikabaho Imana ibwira Adamu ngo ni wowe ukwiriye kubyita amazina noneho Adamu we atangira uwo murimo wo kuvuga ngo ngiye kwita amazina ibi n'ibi buri kintu cyose kiri ku isi na Adamu wakise amazina Imana yo yararemye iranategeka bimwe biramera ibindi bibaho biragenda ariko Adamu niwe wahawe ububasha bwo kubyita amazina noneho muri uko kubyita amazina ari biriho byabaye bagera igihe barabyara ubwo ndagenda nasimuka bimwe kuko amateka ni maremare baragenda barabyara kwa kubyara kwabo baragenda baragwira bamaze kugwira haboneka abantu benshi bafite imico itandukanye kandi baravuye ku muntu umwe ariko baza bafite imico itandukanye haza hari abanyamahane haza hari abanyamugisha haza hari abantu baciye bugufi haza hari abicisha nako abishyira hejuru noneho biba ngombwa ko haboneka noneho uburyo bw'Imana ikamanuka igaha umuntu ububasha bwo kuba yavuma umuntu kandi cyamuvumyeho kigafatika umuntu afite uburenganzira hano mu isi umuntu afite uburenganzira bwo kuvuma ikintu kandi kikavumika nk'ubu ndaguha urugero nk'ubu ngubu umugore
yenda abantu baragira ngo ni amashyengo kandi ni ikiganiro turimo. Yego. Njyewe mvuga ikintu nahagazeho. Yego. Umugore abonye inzoka imbere ye yari iri kwiruka igenda, Yego. agafata amaguru ye yombi akayabohekanya, ruvuga ngo agasa nk'uhagaze ku kuguru kumwe, mbese akayabohekanya akayasobekanya. Urakoze cyane. Inzoka ko kanya irahagarara. Je ni ibintu by'ukuri bibiri. Uko nukuri irahagarara hwiri. Urumva umuntu afite ubushobozi. Yego. Ako nakambere. Hari uburyo abantu ujya wumva burya abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo iso nta kwanga ahubwo akwita nabi. Ni ukuvuga ngo buriya hari izina. Yego. Papa washobora kuba yarakwise rikagukurikirana uko riri akaba ari kuba n'inkomoko yaryo n'inkomoko yaryo bigahita biza bikamera neza nk'uko izina ryawe rimeze. Abantu bari kunyumva ntibagira ubwoba ngo ari ibindi turi buze kugiraho bihanaguraho ibi turi twatangiriyeho. Ntibagira ubwoba, hari amahirwe twagize. Yego. Ni kuvuga uko byagenda kose umubyeyi ashobora kukwita izina, iryo zina akwise rikagukurikirana, ibintu ukoze byose bikajyana n'izina ryawe. Iyo turebye muri Bibiliya hari umugore wari ufite umugabo. Yego. Umugabo we agakora ibintu bitandukanye kandi bibi. Hanyuma umuntu ukora umurimo w'Imana w'umunyamwuka umunsi umwe ararakara ati ngiye kumwica. Hanyuma uwo mugore ahita yitambika imbere uwo muvugabutumwa cyangwa se umuntu wakoraga umurimo w'Imana. Amwitambitsa aramubwira ati jewe reka nkubwire ndi umugore w'uriya mugabo, ariko kandi ndashaka kubwira ngo ibintu akora bihwanye n'izina rye. Aramubwira ati ese nuzi ko yitwa Nabali. Nabali ni izina rimuhesha gukora ibi bintu. Rero nta bwenge afite muhoreye kumwica. Amwitambika imbere kubw'iryo zina niryo ryamutabaye, nubwo atari ryiza ariko ryaramutabaye kuko bahise babona uwo wari ugiye kumwica ahise abona nta kintu amaze, ari ikintu kiri aho ngaho, mbese muri make ntazi ukuntu nakita. Ahita amwihorera. Aramubwira ati rero we kugira icyo ukora n'ubundi izina niryo muntu ni Nabali nyine. Yego. Rero hari amazina umubyeyi ashobora kukwita akagukurikirana neza, wacukura wacukumbura wagira ute ibintu wakora byose bikajyana na rya zina papa we yakwise. Rero niyo mpamvu tubabwira ngo umuvumo urahari. Umuvumo urahari. Hari imivumo igaragara, hari uburyo tuzi ibya Yakobo, uburyo yahawe umugisha. Aricyo rugarutse vuga ati wenda umuvumo uvuga ati umubyeyi ni ibintu ashobora kumarana igihe runaka kirekire n'imyaka 20 yashira 30 abibitse, hanyuma akazafata icyemezo mpamvu ni ibintu adahubukira. Yego. Akaba yakubwira nyine hazayo izina ryitwa umubyeyi. Umubyeyi rero ni ukwihangana, kandi yihanganira uwo yabyaye. Yego. Kandi yitwa umubyeyi kuko yabyaye. None se nkiraho umubyeyi wavumwa n'utarakubyeyi umuvumo ukagufata? Oya. Ntabwo bishoboka. Wenda tuvuge masenge wanjye, umuturanyi wanjye, hari ibindi yakoresha ariko atakuvumye. Hari ibindi yakoresha ariko atakuvumye. Sibyo? Abantu barabyitiranya, bahita babihuta bakumva ko umuntu niba akubwiye nabi ngubwo arakuvumye. Cyangwa se niba avuze ari nyirasenge, cyangwa se nyirasenge ashobora kumuroga ariko ntago yamuvuma. Nyirasenge kumuroga harabyemerewe. Nka mukase ntaho bihuriye. Akayafata umwana akamubwira amagambo ati ndakuvumye gutya na gutya. Oya, ntago bishoboka. Ntago byakunda bikorwa n'umubyeyi wawe kuko ni amaraso. Ayo ni amaraso. Nuvuga ngo ni nayo mpamvu batubwira mu itangiro bakatubwira ngo nakara ko mu mara yawe. Yego. Sibyo? Nuvuga ngo nakara ko mu mara, nukuba na amaraso ku maraso. Rero uriye uturuka mu rundi rukiryi, uturuka hakurya iriya, uturuka ku yandi mashami, nta bushobozi afite bwo kuba yakuvuma. Kuko we nubwo asa nkaho yegera ya maraso, ariko ntabwo ari amaraso nyirizina ya yandi yavuye mu yandi maraso. Rero umuntu hari bice bibiri. Hari ukuvumwa na mama wawe cyangwa papa wawe. Hanyuma hari no kurogwa na nyogosenge cyangwa mubyara wawe n'ibindi byose. Ariko bajye babitandukanya. Hari uko wowe wavutse
uwakubyaye we yabivuga bigafata. yego abantu babyumve neza be kujya babivanga baba turi kubijyana gake gake tubijyane gahoro. Ni ukuvuga ngo babyumve neza, uwakubyaye we yakuvuma ariko utarakubyaye ntashobora. nk'ubu n'urugero, umuntu agahagarara nko mu rusengero ati niba udakoze ibi ndakuvumye. yego kandi pasiteri iyo ni intama agiye kuvuma. mumbabarire abanyumva banyumve neza, ariko bibaho. tuba twarakoze ubushakashatsi twaracukumbuye, akavuga ngo niba utanyumviye ndakuvuma. yego cyane rwose izo mvugo hamwe na hamwe zirahari zaranabaye. ariko ndagira ngo memurire umukristo wese waba warashutswe gutya agaterwa ubwoba gutyo, nta muntu ushobora uko yaba ari pasiteri niyo yaba ameze ati ntagashobora kukuvuma ngo bikunde. reka ese pasiteri we yavutse ati nase mushumba aho ngo ndatembuza n'ijambo rivuga ngo ari nk'ijambo mperutse no kurya mu minsi itari ya kera rwose ngo nyine abakozi bafite ubutware bwo guhambira. sinzi niba ushobora bwo guhambira nk'imigisha y'umuntu runaka, bati imigisha yawe wenda ndayihagaritse cyangwa se ndakuvumye wenda mu yandi magambo gutyo. sinzi niba iyo mvugo yo guhambira ibintu by'umuntu runaka tushobora kubihuza no kuvuma. ni nyine nicyo ngicyo aba yitwaje. ariko ndagira ngo memurire cyangwa se mpamahirwe abantu badukurikira bose, niyo yaba ari pasiteri, niyo yaba ari papa, niyo yaba ari indi, turi kujyana ntashobora kuvuma umukristo uri imbere ye uwo ari we wese. niyo yaba ari umukristo akaba yari ari mu rusengero akiba ibyo mu rusengero, hari ibindi byamukurikirana, ariko pasiteri ntabwo yamuvuma ngo bikunde. akantu gasobanure mushumba, gasobanure nanjye ndumva ari gashya. ndagasobanura ni ukuvuga ubundi hari ibintu bita iterabwoba. ikintu bita iterabwoba nicyo cyamaze abantu. umuntu akaza aje mu rusengero yumva ashaka kubohoka, yahagera akiyoroshya agaca bugufi, uvuga ngo amatwara n'amarere yarazanye akashyira hasi, agakurikirana uburyo pasiteri ari kuvuga cyangwa umushumba bitewe na titire afite. hanyuma we imiterere yari afite iyi wabo agasiga ayisize hasi. noneho yamara kuyisiga hasi, igikurikirana iki ni ukuvuga ngo we azi ngo ageze ahantu agiye kuruhukira, agiye kubona amahoro, agiye kubona imigisha, kandi nibyo koko. ariko yamara kugera aho ngaho bitewe n'ibyo pasiteri yamwigishije n'uburyo pasiteri yamaze kumubona uko ateye, yamaze guca bugufi, cyangwa umushumba cyangwa se musenyeri cyangwa se abo ngabo, ayo matitire yose. ni ukuvuga ngo akahita abona wa muntu aciye bugufi, akabona aramwiyoborera uko abyumva. kandi uriya mupasiteri ntabwo azi ko uriya muntu acishije bugufi na mwuka wera. mwuka wera niwe umucishije bugufi, ntabwo ari pasiteri wamucishije bugufi. pasiteri icyo yakoze yamwigisha ubutumwa bwiza, amwigisha guca bugufi, amwigisha kumva, amwigisha gukunda Imana kurusha ibindi byose. ntabwo yamwigishije ku buryo azagera igihe ngo afate icyemezo cyo kuvuga ngo kubera ko nkwatsi ibi ngibi ngiye kukuvuma. ntabwo ari byo. ni ukuvuga ngo uko byagenda kose abantu bazi ko bavumwe n'abapasiteri nta muvumo wigeze ubageraho, batashye uko baje, ahubwo n'ubwoba bwabafashe, batinya ko bavumwe kandi batigeze bavumwa. ni gute Bibiliya bitubwirerega, biratubwira ngo nta wavuma uw'Imana itavumye. aka kantu bajye bakumva. ni ukuvuga ngo ntushobora kuvuma umuntu Imana itavumye. niba uri umunyamugisha, niyo bagushyiraho ibintu, ubuze reka nkubwize ukuri, wagize ngo bienvere ugize ngo ni hari abantu bakugiriye ishyari, ni hari abantu se baba bumva wapfa ndetse bakabishyira no mu bikorwa. hari igihe kimwe uzajya kumva wumva umugongo urakuriye, umutwe urakuriye, si malariya, wajya kwa muganga bakabura indwara. hari ibintu baba bakoze, baba bifuza ko bakubona upfuye, ariko ntibikunda. hari ijambo ry'igishe rivuga ngo Imana yemera ko bikugeraho ariko ntiyemera ko bikwica. ni ukuvuga uyu muntu utangiye akajya mu rusengero agahagara ku ruhimbi akavuga ngo ngenda kuvumye, agamutunga n'urutoki, sibyo? kubera ukuntu abikoze
ntabwo imana ishobora kwishimira ko yamuvuma ahubwo imana iraseka ikumirwa kabese uyu ninde avuma tese avuma rindi amuvumiye iki se ubu se niki cyatuma amuvuma bura nibyo narwanyaga na cyana birwanya buri umuntu ukoze icyaha rimwe agakora icyaha rimwe tuvuga urugero yenda anywa inzoga yari umukristo yari umuririmbyi ntago bakagombye kumutenga amabushyira inyuma y'itorero ahubwo bakagombye kumwihanisha kuko yagarutse akakano abantu ntago bajya bakumva kubera iki yanywa inzoga ariko nanone bikamukurura kandi aziko mu rusengero ntago wemere kunywa inzoga karwo gutenga ko ni kanini yo n'indi page nayo ndayizi sinyivugaho ndayireka ariko icyo nanishatse kuvuga ntago bakuriye kumutenga ahubwo bakuriye kumukurura bakamugira gute bakamwihanisha akihana akatura mu rusengero akagarukira none ibyo tukihorera nicyo nari nshatse kuvuga cyuyu muntu uhangara kuvuga ngo agiye kuvuma uyu muntu ngo kubera ko atamuhaye amafaranga ngo kubera ko atamwumviye kubera ko nyine adakoze ibyo yamutegekaga n'ibyo byose uyu muntu ashobora kuba pastor ashobora kuba yoboye umuntu wamaze kumenya ubwenge urumva noneho ibintu yarashatse kumushukisha agasanga wa muntu yamaze kubimenya ko ari amayera ari gukoresha kugira ngo abimuke none wa muntu akihagararaho yakwihagararaho pastor yabura icyo akora isoni zamwica abati ndakuvumye imivumo yose ntabwo ikora hari umuvumo ukora hari n'utakora uyu nguyu ndi kubabwira umeze utya umuntu yavuye yenda Nyanza cyangwa se Nyabugogo cyangwa se Iremera arazaza mu rusengero rwawe ntuza ahantu yavutse ntuzi uko byagenda yaje gusanga kubera ubutumwa bwiza nawe umusanga mwese muhurira mu nzu isengerwamo hanyuma ubundi ntago mwakagombye kuba abantu bakagana ahubwo kubera kuri hejuru ye umuyoboye wakagombye kuba ari wowe uca bugufi cyane kurusha wa wundi uyoboye ubundi niko bigomba ariko siko biri ibiganiro rwose hanyuma none uyu muntu aratangira ararebye ntazi uko yaje ntazi uburyo yaje ariko atangiye kwihimbaza agiye kwigira undi wundi aravuze ngo ndakuvumye kandi bakagombye gufatanya ubundi uyu muntu ntabwo azi ko igituma ari pasiteri nuko afite wa muntu agiye kuvuma wa muntu agiye kuvuma aramutse ahavuye akagenda ubu pasiteri bwe baba bahagarariye aho ngaho yayobora iki se naho yabera pasiteri kuko aba pasiteri kuko afite abayo ayoboye noneho atangiye kubavuma rero ese n'abavuma bakagenda bose nk'ubu urugero ashobora kuvuma Bienvenue afitemo umuryango w'abantu 50 kubera ko amuvumye Bienvenue agasohoka naba abantu 50 bose bakajyana nabo bafitemo indi miryango nabo bafite n'indi miryango ugasanga mu rusengero abantu bavuye mari 100-200 wa mupasara gasigara yicuza avuga atese navumye nde urumva yavumye wa muryango wewe wose urumva rero ntabwo aba yamuvumye ahubwo niterabwoba yamushyizeho kugira ngo amubone uko amufatisha kuri cya kindi yashakaga kumufatira nta muvumo wundi muntu uriho ahubwo umuvumo uvumwa n'umubyeyi wawe nta wundi wera wirabura ushobora kugira icyo akora ku muvumo hanyuma bikaze ubwa mbere ubw'Imana ariko nta hantu ndabona Imana yavumye umuntu Imana nta hantu ndabona yavumye umuntu sinzi batwumva benda bazadufasha ariko nta hantu ndabona Imana yavumye umuntu n'uwo yavumye yahise irigarurira avuga ati sinjye kuvumye genda ubeho ntiyanamwica ndavuga Kayini kuri uyu muvumo wavumwe no mu byo natwe tugeze umubyeyi wafashe icyemezo cyo kuvuma umwana we bivuze ngo yamaze kumuburamo ikimumaro yaramurebye yaramwihanganiye nakubwiye ko umubyeyi ashobora kumara imyaka 20 yihanganiye umwana ariko kubera ko umwana yakomeje kukabya ubugome no gukomeza gukora ibintu bitanezeza umubyeyi umubyeyi agahita afata icyemezo kabati ndakuvumye uciye mu muryango nta kintu nzaguha ntacyo nzakumarira nawe ntuzagire icyo umarira none turebe ese uyu mwana uvumwe we
sinzi uburyo buzo kubisobanuramo nuvuga ngo afite imyitwarire ki ku mubyeyi we n'uyu mubyeyi afite imyitwarire ki ku mwana we ese ku ruhande rumwe ntiyaba ari ntiyaba ari umwana urugero ndi umukristo mama so wenda mu byonge si umukristo hanyuma ansabye kumugurira urwagwa tavuze ni mu byo nahakanye sinagabura inzoga hanyuma umubyeyi uko agakunda ako kantu kabaye ikibazo bikazagera igihe akavuga ati yagiye muri bya bindi by'Imana n'iki byose by'abarokore bya bindi umubyeyi akabirwara akabigira gute akazagera akavuga ati baranane wacyohewe ndakuvumye uwo muvumo uzafata urakoze cyane bigenda biti aha yenda naribuze kwagera kandi umwuka n'umwe buriya waramaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami umaze ufite mwuka wera ufite Imana uriya mubyeyi nta hantu yaba akigufatira ubwo ni agaparite ka kabiri uriya mubyeyi uko yakora kose imivumo ntishobora kugufata kuko wamaze kwinjira mu maraso ya Kristo warambutse uba waramaze kwambuka nuvuga ngo ikiraro kikanacika burundu ku buryo udashobora kugaruka hakuno kereka wiroshye mu mazi ukogoka ukahagaruka ariko wamaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami wamaze kubabarirwa ibyaha wamaze kuba umwana w'Imana ntabwo uriya mubyeyi yaba agishoboye kukuvuma bitewe n'iki ni ukuvuga ngo handi wanze kumugurira ibyo handi ubushize twegeye tuvuga tuti ku bintu bya karande uburyo umwana avuka asanga baramuterekereye baramushyize ku bintu by'ibidayimoni bikagenda bikamwuzuramo atarabishizemo uruhari noneho rero nawe ibi bintu kuba we uyu mubyeyi avuga ngo kubera ko atangura inzoga ngo kubera ko tutajyanye mu bapfumu kubera ko atemeye kwakira ibi bintuza byose nari mfite ngo abari ubisigarana ndamuvumye ntabwo ashobora kumuvuma ni nko gufata igipfunsi cyawe ukagifunga neza ukajya ku urutare ukavuga warugurira rwakwanguka rukubita ingumi ababara iki ninjye babara nuvuga ngo ntabwo uyu mubyeyi ashobora kugira umuvuma vuma umuntu wamaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami ntago wamufata ntushobora wamuririmbye ngo nta muvumo wamufata ntawo nuvuga ngo niyo mpamvu uriya mukozi w'Imana yagiye bamuhaye ubushobozi bamuha n'ubutware bavuga ngo nzakugira minisitiri w'intebe ariko mvumira abisirayeli abisirayeli kuko bafite isezerano ntago bari gushobora kuvumwa yego kubera ko isezerano ryabo riravuze ngo muri abanyamugisha pointre nukuvuga ngo nta kindi kiyongeraho muri abanyamugisha aho mwajya hose muri abanyamugisha urumva ibyo wakora byose uri umunyamugisha buriya ntabwo ubizi waruzi buriya byemere waruzi ko buriya abantu duturanye cyangwa nawe umuturanye badasenga babeshejwe n'amasengesho yawe tijya sengesho usenga rica mu madirishya rikamanuka hepfo rikajya haruguru rikajya hirya rikajya hino umutekano ukaboneka kubera wowe usenga nukuvuga ngo uri umunyamugisha kuri bo nukuvuga ngo kuri bo bakuboneraho umugisha bo batanabizi bashobora kuba banakurwanya ariko mu by'ukuri ubatwikirije umwuka wera ubatwikirije umucyo hari umwijima wahavuye ibyo nkubwira nuko icyo nicyo nukuvuga ngo rero nta muntu ushobora kukuvuma n'umubyeyi wawe akona nkuko nabikubwiye ni igice cya kabiri umubyeyi yakuvumye waramaze kwakira Yesu umukiza ntabwo bigufata nakwambiye icyo wakora cyose wa mubyeyi nanakubwire wowe unyumva ushobora kuba unyumva ufite umwana wakunaniye ariko uzi ko yakunaniye ariko yaramaze kwakira Yesu n'umukiza ntuzirigwe wirushya wikirekere umureke yamaze kwidumbura mu maraso yahindutse ukundi yahindutse ukundi rwose inzu yubaka ari amatafari ariko yushizeho irangi umaze gushyiraho irangi biba birangiye ntushobora kumenya ngo ni amatafari ahiye cyangwa ni ibigusha ntabwo ushobora kuba kwisobanukirwa kereka wowe wenyine ubizi ariko nta wundi muntu ushobora kuza ngo asobanukirwe ngo amenye ko iyo nzu yubakisha amatafari y'ibyondo cyangwa ahiye kubera iki bashyizeho amarangi bayinejeje isa neza ni ukuvuga ngo uriya muntu uriya mwana yamaze kwambika undi mwenda antibari ni ukuvuga afite umwenda udashobora kwinjirwamo n'umuvumo yamaze kuba undi rero ahubwo wa mubyeyi unanyumva uriya mwana niwe ukuyoboye
uriya mwana arakuyoboye kuko afite abagabo batatu, Yego. Imana Data, Umwana na Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo uyu munsi tuvugana, iyo umuvumo wa mubyeyi we, uriya umuvumo Yego. uhita ukugarukira, ntabwo ujya kuri wa mwana, ahubwo urongera ukakugarukira. ibyo mwatuye birakugarukira, ujya umwaturiraho ni wowe bibaho. Hari udufilime, hari amafilime njya mbona y'aba Nigeria, akagira si n'abandi Nigeria gusa, hari n'abandi mbona babikina, akagira gutya, akajya ku meza yajyanye n'inshuti ye, ariko adakunda umusore n'umukobwa, ariko umukobwa adakunda umuhungu, umuhungu agatumiza ibiryo amasahani 2. yego, noneho wa mukobwa akaba ari umurozi, afite imyuka mibi, yego, akagira gutya, akabwira umuhungu ati genda ujye gusaba amazi, uzana amazi cyangwa uzana inzoga n'ibyo byose, agahita ukabona agize gutya, afashe umwuka uturutse mu kanwa, awutumbukije muri bya biryo, ukabona arabihumanyije, kugira ngo wa muhungu ari ikigoryi birangire, cyangwa se mbese muri make nuko. Hari naho ubona nk'umuntu nk'urugo, umugabo yari afite urugo, umugore agapfa, akazana undi mugore, ariko asanga abana, akasanga abana, noneho umugore akajya aboheraho, ari umuvumo afite ibidayimoni, akajya aboheraho iyo myuka, noneho wa mwana akabasenga, wa mwana akabasenga, yego, cyangwa se wa mundi bajyanye mu kabari, wa mukobwa ajyanye n'umusore mu kabari, awe akabasenga, ari umunyamugisha, agira gutya yabihuhira, yabimuhuhaho, yego, kubera ko ari umunyamugisha, wajya kubona ukabona cya kintu gitukura cyangwa kigize gihise kigaruka kuri wa muntu, ukabona yikubise hasi. Yego. Ni ukuvuga ngo umunyamugisha ntabwo ushobora kumuvuma ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wamaze, se navuga ngo afite stati, afite izindi mbaraga, afite ubudahangarwa bukomeye buri hejuru y'ubwo wibwira. Wowe mubona housing, ukamubona ari umuntu woroheje, ariko imbere arakagiye pe, afite umwenda udashobora kubona, yambaye uwo muvumo udashobora gufata. Hayo turaza gusimbukira ku bijyanye n'amugari, turebe niba umuntu umunyamugisha niba yafatwa n'umuvumo. Nabyo turaza kureba, turebe niba umunyamugisha, impamvu yitwa umunyamugisha, niba icyo bagomba kuba afite bimuhindura umunyamugisha koko. Hanyuma turebe uyu muntu ufite uyu muntu uvumwa, uyu mubyeyi ugiye kuvuma, wamaze kuvuma uyu mwana we, hanyuma uyu mwana twari turi kuvuga uburyo umuntu ashobora kudafatwa n'umuvumo bitewe nuko yamaje kwakira umwami Yesu. Hanyuma turebe ese uyu muntu noneho wamaze kumenya neza ko yavumwe, ushaka kubyimenyaho se, akavuga ati naravumwe bitewe nuko yenda bimubwiye ahari bari kumwe, wenda akavuga ati ndakuvumye umwana wanjye, uzagire gutyo ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu muntu akigize amahirwe, ndashaka kumenya mbere ko ninjira kuri iyo ngingo, umubyeyi ashobora kwivuguruza ku byo yavuze ku mwana we? Ntabwo bishoboka. Yaramaze kumuvuma, ashobora kumuvumura akoresheje iyo byakunda gute? Ni ukuvuga ngo uriya mubyeyi yarihanganye pe, ndabyemeye nkuko twabigarutseho, hanyuma bigeze afata umwanzuro ati ndakuvumye, ariko kuko nyine bishobora kugera mu gihe runaka, wenda koko ndagiye gupfa, akavuga ati umwana wanjye reka wenda nigarure. Birashoboka ko umubyeyi amagambo yatuye ku mwana wamuvuma yayamukuraho? Ntabwo byakunda. Kutese kandi ari wabivuze niko niwe wabikoze, kutese atanabikuraho. Uzi umunyarwanda kuno yavuze, yaravuze ngo umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. ubwo uradusobanurira imbaraga cyangwa se ibikoresho umuntu ashobora gukoresha avuma, hanyuma umbwire niba atabikoresha navumura ngo bikunde. Ni ukuvuga, iyo mvuga nge nitwaza na Bibiliya. Yego, nibyo byiza n'ubundi. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro ni icy'abanyamwuka. Yego cyane, kandi kibohora n'abapagani n'abanyabyaha. Nimbwira nawe nyine. Yego. Ni ukuvuga iki ngiki, uyu mubyeyi yavumye umwana. Mbere banza wumve ko harimo ibice bitatu. Icya mbere yarabyaye, yihanganira umwana mu bikosa byose yagiye akora. Yego. Cyo gice cya mbere. Icya kabiri afashe icyemezo, aramuvumye. Igice cya kabiri. Aho turi kujyana. Icya gatatu agiye gupfa, aravuze ngo ndashaka kuvumura umwana wanjye. Si icya gatatu. Aha agiye kumuvumura kubera ko azi ko agiye gupfa, ariko nubwo apfuye akaba asize amuvumuye, nta nyungu azabona kuko asize apfuye.
tunatekereza ko atagiye gupfa gusa ashaka kwivuguruza. ega niyo yanabivuga ashaka kwivuguruza. Tekereza ko ashaka gusa kongera. Ntago bishoboka kuko reka ngurugero. No uvuga ngo buriya hari ukuvuka kwa Esau na Yakobo. Sibyo? Yego. Sababyeyi babiri babo babyaye. Yego. Ntibakuze. Ise ntiyarageze mu zabukuru cyane. Hanyuma igihe kikagera agategeka umwana umwe ati genda ujye mu ishyamba umushakira inyama ndazishaka mwana wanjye uzanira inyama ziryoshye nk'uko usanzwe uzimpa. Umwana ntiyagiye mu ishyamba. Hanyuma nyina umugore nako nyina uwo mwana ugiye mu ishyamba agafata icyemezo akavuga ati uyu mwana ntabwo ari ukwiriye guhabwa umugisha, reka niyoberanyirize umwana wanjye mwambika uruhu rw'ihene, kubera ko uwo mwana ugiye mu ishyamba yari afite ubwoya bwinshi. Noneho ikintu gitangaje, nyina yahise amwambika uwo mwenda bateka inyama. Umwana araza abwira se ati naje papa za nyama ndazizanye. Sinshaka gusoma muri Bibiliya, ni kuvuga inkuru. Hanyuma icyabaye ni igiki, nuko amaze kuzizana ise yaraziriye. Amaze kuzirya yafashe umugisha awuhereza wa wundi wiyoberanyije, atari we yatumye mu ishyamba gushaka inyama. Yego. Arangije amaze kumuha umugisha, icyakurikiye nuko wa wundi wagiye mu ishyamba yagize amahirwe abone inyamaswa, arayica, arayibaga, arayizana, ahitira mu nkono arateka. Amaze guteka nawe azana inyama azizanira se. Aravuga ati papa mvuye mu ishyamba ndushye ndatetse za nyama ndazizanye wari wasabye. Yego. None mpa umugisha. Ibyakurikiye urabizi. Ise yaramubwiye ati mwana wanjye igira hino ngukoreho. Akozeho yumva niwe koko. Yego. Yumvise ari we ise biramubabaza ararira. Agahinda karamwica. Aravuga ati mwana wanjye rero umugisha namaze kuwutanga. Namaze kuwutanga. Yego. Kuvuga ngo bishatse kuvuga ngo nta wundi mugisha gifite mu kanwa ke. Yego. Aha rero hagaragara ko wowe wasohoye akanwa kawe umwuka wawe amagambo yawe ukavuma, ntabwo kuyagarura bikunda. Yego. Nuvuga ngo ntago bishoboka. Rero ya magambo yavuze avumisha wa mwana we, ari amagambo yaragiye yuzura amaraso ye, kereka afashe uriya muntu akamupompa akamukuramo amaraso bagashyira mwanda atari yandi yari afite. Nuvuga ngo umwuka yamwoherejeho wo kumuvuma byararangiye, ntagashobora kumuvumura ngo bikundi. Yego. Biba birangiye. Nukuvuga ngo uyu nguyu Esau na Yakobo ibyabaye urabizi, uri muri Bibiliya urayizi Bibiliya. Yego. Ntabwo nashatse kwisoma. Yego. Ariko abazi gusoma ni mwitangire ibice hafi 27 gutyo bagakomeza bakareba. Nukuvuga amaze kumuvuma, amaze kumuha umugisha awunyaze aho twatari nuwe warafashe. Umva nakanu aka kanu karaje. Tekereza umuntu wahawe umugisha atarawuteguriwe ariko ukanguka mufata. Aka kanu kumve. Yego. Tekereza umuntu wahawe umugisha atari we wagenewe ariko ukamufata. Yego. Bigakunda. Ni ikintu gikomeye. Hanyuma uwari wagenewe umugisha akajya munsi ya wa wundi wari kujya hejuru ya wa wundi wari guhabwa umugisha. Ngo tubyite ko yahawe iki? Umuvumo. Ako kantu. Yahawe umuvumo. Neze n'ibyamukurikiranye. Uzasome Bibiliya wumve ibyamubayo. Ntuzize ko yashatse no kumwica akavuga ati untwarira umugisha. Yego. Reka nze nkwereke. We yagahunga. Yego. Nukuvuga ngo yahawe umuvumo, ntabwo yigeze ahabwa umugisha, kuko umugisha ise yari afite mu kanwa ke yarawusohoye wose, yari yawuteguye. Niyo mpamvu nababwiye umubyeyi yakuvumye. Yego. Biba birangiye. Ndacyabisubiramo, umubyeyi wawe akuvumye witegure, niba hari umuntu unyumva wavumwe na se cyangwa nyina, hari akabanga mubikiye ariko amenye ko yavumwe. Hari akabanga mubiki. Urugero rurakomeye cyane. Maye urugero rumva runkoza hano. Mise numva imbaraga zabyo ntabwo bisoba abantu no kuba batanasoma ngo bakurikirane.
yego hari abantu bakinisha ababyeyi munero kubwira urubyiruko abana batoya abantu bari kutwumva hari abantu bakinisha ababyeyi ugasanga mbese nk'umwana abwiye nyina ntuzongere kumbyara ntuzongere kumpeka ntuzongere akamwihenuraho ndakubwiza ukuri biriya bintu niyo mama we atavuga agahinda ateje nyina cyangwa papa we yego kazamukurikirana uzajya ubona abaye icyohe abaye ikirara abaye igiki n'icyo byose ubundi nuriye ujya kubivuga aba yarakuyeho niko numva atari imeze iki gihe aba yarakuyeho nuvuga ngo rero umuvumo uwo ari wo wose umubyeyi yasohoye uragukurikirana uko byagenda kose ariko turaza kugera kuri ariko hanyuma umuvumo warose umubyeyi asohoye ukurikirana umwana avumye ubwo nayo nibaza ngo uyu mubyeyi hari n'iyi point yindi utavuzeho none navuga ngo uyu mubyeyi ese byashoboka ko yakwivuguruza aruda urugero avuga ati Yakobo uburyo yagize hanyuma byashoboka no ko yabona amahirwe reka mbyita amahirwe yo kwivuguruza ntago byashoboka nako kavuga impamvu bitashoboka nuvuga ngo ntago byashoboka ni nkuko ndatanga urugero rwo fata ibiryo fata ibirayi fata ibigori bikiri ku biti byabyo iyo ukirebye ubona ari ikigori ariko iyo umaze kugicaho ukagitonora ukagiteka ntabwo ushobora kugivana mu isafuriya ngo ugisubize kuri cya giti cyacyo utegereze ko kizuma urugero ko rukomeye urugero maye ko rukuvuga ngo uko byagenda kose uyu mubyeyi niyo yabivuga abivuga azi ko abikuye ku mutima ariko ari ikindi kintu gitumye mbese abona yarakabije ariko mu by'ukuri nta garuriro rihari iyo turebye kuri Esawu yari yarabwiwe umugisha yego ariko kubera umururumba akoresha ibicyo atakagombye gukoresha hanyuma arangije agura umwana w'umurage ikintu ibiryo yego ingaruka yaje kugera igihe aricuza yicuza bitagishobotse ko yicuza nuvuga ngo igihe cye cyari cyarangiye yego umuvumo wawusohoye nta kintu gishobora kuwugarura ngo wongere ube umuvumo wawe uhindura ikeze kumugisha uri ukwawo umuvumo wavumye ugiye kuwugarura wavuga ko wise ngo iki nuvuga ngo icyitwa umuvumo wose uriho uko byagenda kose uwo muvumo ntabwo ushobora guhagarara ntabwo ushobora kugaruka ngo ube umugisha uri ukwawo nuvuga ngo ni ibintu bibiri biri aho ngaho bishobora kuba bitandukanye niba hariho umuvumo uriya mubyeyi ntabwo ashobora kongera kugaruka ngo yongere avumure umwana we bishoboke ni nk'uko adashobora kumwaka umugisha yamuhaye twabibonye ko muri Bibiliya bivuga yaramubwiye ati mwana wanjye umugisha nari kuguha nawe utanze yego umwana aranamubaza tese nta wundi wasigaje nibura mukeya najya nitwaza gakeya yenda ariko kitwa umugisha Isa aramubwira ati mwana wanjye byarangiye ahubwo agiye kujya kuyobora gutegeke ibyo agukoresha nibyo azajya gukoresha kandi azabigukoresha uranyumva nuvuga ngo rero uriya mubyeyi ntiyishuke ahubwo yihane umubyeyi uzi ko yavumye umwana yavumye umwana ntiyishuke ahubwo yihane ntiyishuke ko yavuguruza ibyo yavuze ahubwo we yihane kwihana biramufasha iki rero twatangiye kwambuka ni ku giti cye oya se kandi ni ku giti cye ntabwo ntacyo bifasha wa mwana ntacyo ntacyo birakuraho hari ibintu abantu bagereranya bitari byo nuvuga ngo umubyeyi yari yahaye umwana 8 ashobora kumuha 8 yego yamara kugera hagati umwana yamumera nabi akongera akawumwaka uranyumva ariko umwana yagaruka yaca bugufi yamuha ibyo amusaba akongera akagera ate akawumusubiza icyo cyo kirashoboka ariko ikintu cyitwa umuvumo ntabwo narinze imbaraga zawo ni kibi ubu nibwo ngiye nabyo ahubwo uzanirinde niyo nzira uri kwerekeramo ntabwo byazaba ari umukiristo
ndabyibutse ariko ndashaka kukubwira ngo ni ikintu kibi abantu batwumvise badukurikiranye nibashaka bazatubwire twongere dusubiremo iki kiganiro bidusabye twabikora tugasobanura n'ibyo twasize tutasobanuye ariko ndashaka kubwira ngo umuvumo ni ikintu kidagaruka nuvuga ngo ni ikintu uba wohereye mbese ni nk'uko ni nk'uko burya umukobwa wabonanye n'umusore bakaryamana bakaryamana bagahuza ibitsina ntabwo aba akiri umukobwa biba byarangiye aba yabaye umugore nk'abandi ni ukuvuga ngo ntabwo azongera kuba isugi nk'uko yari isugi akivuka mu nda ya nyina ni ukuvuga ngo hari ikivuyeho uko bakora kose hari akantu kaba mu mubiri imbere kameze nka bariyeri ako kantu niba umusore agaciye nta busugi bwagisigaranye mbese muri make abaye umugore nk'abandi iki tucyumvikaneho abantu bacyumve ntazagire umukobwa yishuka ngo azimunyamunya nk'abantu b'abasore nyine tuba tubasabira ko abakobwa hirya igihe byabaye bibi ariko ni ukuvuga ngo ashobora kwiyoberanya kugira ngo abantu batamenya ko yasambaye ariko uko byagenda kose nawe ubwe ababyiziho hari n'ibimenyetso bigaragara inyuma bigaragaza ko yakoze ibyo bintu rero ntabwo ashobora kongera kuba isugi kandi yaramaze kuba umugore niko n'umuvumo udashobora kugaruka ngo ube umugisha ntibishoboka ikintu kirakomeye cyane mushumba kirakomeye ubu se tujya kwa shitani ahari ubu yababarirwa aba ntawamenya hanyuma simbizi wenda niba afite umutima wo guca bugufi ariko se reka tugane kuri iyi ngingo noneho uyu mubyeyi gukizwa kwe niwe bihesha amahirwe wenyine ku giti cye wa mwana atari ariko ntacyo biri buhundire ku cyo yavuze ku mwana kuri wa mwana ntacyo bihundire ku muvumo yavumye wa mwana we ntacyo ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi ageze igihe umwuka wera aramusanze aratuye yihaniye ibyaha agiye mu nzu y'Imana arakijwe ni ukuvuga ngo gukizwa ni ku giti cye bw'iki cye ariko wa mwana arakomeza bicyohe icya kabiri wa mwana nawe agize atya nari nababwiye ngo hari akantu mbahishiye utumye nshaka kukavuga oya kagereho ushobora kusanga ariko nanjye nagiye kujyaho wa mwana nawe yaravumwe avumwa na nyina na se arigenda bayicyohe erega ibindi kukubwira hari abantu nzi bariho bameze batyo kandi byabayeho ngewe tuziranye turi n'inshuti uranyumva ariko se mbere yo kugera kuri iyo ngingo hari akantu cyangwa uvuge gatoya tutaza gataruka ni iki gishobora kunyereka cyangwa se kunyemeza ko ndi ikivume uzi kuko impamvu mu byo ashaka kubivuga nkavuga ni bya bindi by'izabukuru ni kwa kundi ahora ntuka bisanzwe ni bya bindi nyine bya bindi bye ariko se noneho sasa nzabyirwa n'iki ko natangiye kwatakwa na wa muvumo noneho wa nyawo navumwe kuko n'umubyeyi ikibazo cyiza cyane kiryoshye uriya mubyeyi iyo avuma hari ibyo atungaho urutoki hari ibyo avuga hari ibyo atungaho urutoki akabivuga bigasohoka bikinjira mu matwi ya wa mwana ari kubwira ntabwo umubyeyi amuvuma umwana ari kure no amuvumira imbere ye aramubwira ati ndakuvumye wa mwana we uzabicyohe n'ibindi byinshi n'ibindi ubwo ndashaka kuvuga nk'ingero uzaba inzererezi ugenda uraraguza aho ubonye ndashaka kubwira ikintu ntuzabyare n'ibindi byinshi ndashaka kubwira ikintu gikurikira wa mwana ikizabimubwira ashobora kwirata ngo n'ababyeyi ntuzongera kubyara bya bindi ndavuga bikamukurikira ikintu abimenyeraho ni giki icya mbere cyangwa ibimenyetso bigaragara by'umuvumo niba yaravuze ati uzahora uzerera niyo ashatse agaruka iwabo ni ukuvuga ngo niyo ari umugabo akubaka ahora azerera uyu munsi yubaka igitarama akava kubaka ibyumba akava ukagenda iyo yubatse igitarama yari ifite agaciro kanini
amafaranga yari afite akakagurisha yanzu akayigurisha. Yamaze kuyigurisha ajya ibyumba, yajya ibyumba akubaka ibyumba bibiri, ibyumba bibiri bikanga kubera wa muvumo umugendaho, akayigurisha akagaruka mu Mutara akubaka icyumba kimwe akayigurisha, asigaye akagenda akodesha. Akodesheje bamwirukana, nta kintu yakoze kibi. Uruzerero nicyo bita uruzerero. Nuvuga ngo rwa ruzerero nurwo mama we cyangwa papa we yamwaturiyeho ibintu yamwaturiye. Ndeka nkubwize ukuri, umubyeyi afite ububasha bwo kukwita umukire. Ntitwaze tuvuga ku izina kwisi, yego, rishobora kukujyana rikakugeza ahantu hakomeye. sure. Nukuvuga ngo uko byagenda kose buri umubyeyi akwita izina rizajyana nawe. Urumva? Abantu ntabwo bajya babikurikirana, ariko ndashaka kubabwira ngo bazabikurikiranira ibyo ndi kuvuga mbihagazeho. Rero ntabwo uriya mubyeyi nako uriya muntu umubyeyi yavumye abimenyera muri cya gihe amaze gukura. Ubu uyu munsi uzajya kubona ubone hari umuntu usaje aba mu nka, adashobora gushaka, adashobora kuzana umugore, akahora ari ikintu kiri aho ngaho gusa. Yego, byaratewe n'ukuntu yitwaye imbere y'ababyeyi, bakamubwira ijambo rikomeye. Buri hano n'igihe umubyeyi ashobora guhubuka atabishakaga, yego, ariko uko ahubutse bigahita bihubukana na rya jambo avuze, bimucitse, bishobora kumucika. ari ubundi biba biri ahantu furani, biba bifite ahantu yabibitse. Nuvuga ngo ababibitse abimaranye igihe, none igihe kikagera yarangiza agahita afata icyemezo akasa nkaho acitswe akarivuga. Yenda akashaka kwigarura, ariko yigarura ryamaze gutambuka. Uwo mwana ikibazo afite ni ukumvisha amatwi ye. Yamaze kubyumva n'amatwi ye biba birangiye. Yego, ko n'umwana ahita arakara. Icyo gihe yabimubwiye gutyo ahita arakara. Nyuma y'akaza bigira akabipinga akabigira ibyoroshye, ariko mu by'ukuri abakoze ikintu gikomeye cyane uriya mubyeyi. Rero umwana azabyirwa n'iki? Ibyatumye kwabana n'umuvumo cyangwa agendana nawo, hari ibimenyetso runaka bigaragara bizamukurikirana, kandi arebesha amaso. Yego, amaso yakabibona gutya 100%. Niyo mpamvu abana bakwiye kwitonda. Sasa uyu mubyeyi rero wavumye umwana, hanyuma umubyeyi arahindutse, arakijijwe, yakira umwami Yesu. Ni inyungu z'umubyeyi bwita zitari buhindure icyo yavuze ku mwana. Hanyuma uyu mwana nawe wavumwe rero sasa, uyu muvumo uramukurikiranye. Yego, yawo afite amahirwe wo kwiyambura, cyangwa hari andi mahirwe y'abasigaye? Wamugana w'umuhanuzi haba hari akafu runaka gahari. Uyu mwana haba hari akantu akariba runaka kaba kari ahantu ashobora kwidumburamo kugira ngo kabe kamukuraho wa muvumo nyina adafite ububasha bwo kumukuraho. urakoze cyane. Yesu yaratubatuye, kandi aza kutubabarira ibyaha. Yego, ariko ntibivuze ko umuntu uvuga udedemanga cyangwa avuga urugoto, urugote sinzi uko babivuga, atenda kuvuga ijambo rikaza nyuma, ntabwo nakizwa n'urwo rurimi ruzahita rugobodoka. Oya, azakomeza avuga uko yavutse. Aka kantu karakomeye gasobanura akakinjiremo, ndumva nanjye nukuvuga ngo uko byagenda kose uriya muntu, uriya mwana, umubyeyi yarakijwe nyine birumvikana, yari ihanye, twanamuvuzeho, twamurangije, twasanze ari we ku giti cye. Hanyuma uyu mwana rero wavumwe agize amahirwe, agiye mu rusengero, arakijijwe, arihannye, bamwaturiyeho imigisha, bamwaturiyeho ikindi byose, mbese aretse ibyaha byose, birarangiye. Yego, uyu mwana ku giti cye kugakiza, agakiza, tuvuge agakiza n'umuvumo biratandukanye. Akagakiza kamukiza ibyaha. Ubyumve, akagakiza kamukiza ibyaha, ariko nikamukuraho wa muvumo wa nyina cyangwa wase. Abantu barabyumva nabi, ndabizi, ariko ndashaka kubasobanurira. Ngenda bizi, abantu ndabazi, narabibonye, nakoze ubushakashatsi bwinshi, narabibonye, abantu barenze 15 ngewe ubwanjye nabakozeho ubushakashatsi, narabibonye. Nukuvuga akizwa ibyaha, sibyo? Yego,
yarasambanaga, yaribaga, yarice, yagiraga ateya, mbese byaha yego uko ari 15. yego hari abantu bajya babigira byinshi. hari umuntu nigeze numva mu kindi gihugu bakatiye donc bamusangana ibyaha niba ari ngo ari 70 na bingahe sinzi hano babikuye, ariko mbona muri birari bya 15 gusa ho bavuze ko nibindi bisa bityo, ubwo ni twandu tundi tudutabi twagiye tuza nuko none rero nukuvuga ngo uriya mwana arabyatuye, arayihannye, arababariwe, arabatijwe, abaye icyari mu gisha, abaye umwana w'Imana, ariko karakterize hanze housing yego ukungu ukabona wa muntu agenda ibimenyetso biramugumaho. none se ntiyahindutse? yahindutse ku byaha, yahindutse ku byaha. niba yarishyiraga hejuru aciye bugufi, yes. niba yaribagara biretse arabyihoreye, ariko hari icyo yabwiwe, icyo yabwiwe rero kimugumaho. rya jambo erega niribi ni nkuko fata urupapuro ushiraho wino wongera urwoze ruba urupapuro rw'umweru, byashoboka? biragoye, ntibibaho. nukuvuga ngo uko byagenda kose uriya muntu yihana ibyaha, ni imbabazi zihari ni ibyaha ababariwe, azajya no mu ijuru. yego akakantu banakumve uwo niba yarihaniye akababarirwa byose azajya mu ijuru, kuko umuvumo si we wawuvuze ahubwo yarawubwiwe. nyumviriza neza, uyu muvumo si we wawuvuze, si we wawivugiye, yawivugira yari no kubyatura akabati ndihana nanihaniye n'umuvumo nishizeho. icyo gihe wamuvaho yenda, ariko ndi n'umubyeyi we wavuze ngo iki, yaramuvumye, hanyuma amuvumye ntabwo ari wowe wihamagariye ahubwo ni wowe wamujeho. hanyuma rero uyu mwana agiye kwihana ibyaha, ibyaha arabyihaniye, arababariwe, yabatijwe mu mazi menshi. abantu bajya bambaza batari ko kubera icyo ukunda kuvuga mu kubatizwa mu mazi menshi, no kubera icyo bivuga, mbivuga kubera impamvu, kandi iyo mpamvu irahari kandi y'ukuri. noneho rero nukuvuga ngo iyo amaze kuba icyaremwe igisha, nukuvuga ngo byose babihindutse, ariko housing umubiri uyu nguyu characterize ukuntu yitwara n'ibiki byose ntabwo bishobora kuvaho. nuvuga ngo niba yihaniye ikirenge gitambamye ntabwo kiracyo kigaruka ngo kijye mu buryo ngo nuko yihaniye. hari ibintu tugomba kumenya. amaso ye yarebaga cyane, afite amaso manini, ntabwo bivuze ko amaso arahita aba matoya. nukuvuga ngo hari ibintu by'imbere bimukuweho, bya byaha byose birababariwe. ariko ikintu kiriya hari ibimenyetso bigaragara bikomeza kumugendaho atari abadayimoni. erega uramuvu, hari n'abantu babeshera satani bagavuga ngo ni abadayimoni n'ibiki byose, ariko ni umuvumo. mama we yamuvumye, mama we si umudayimoni, papa we si umudayimoni, ni umuntu wari uriho. aba bantu bajye babyumva bisobanukirwe. erega hari ibintu twigishijwe nabi. ubu nibwo ngenda kumva imbaraga neza z'umuvumo ntarenze. umuvumo mise numva imbaraga zawo, ni ikintu kibi gikomeye cyane. ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo nujya wumva mbere yo gusubiza yobanzo karaga ururimi inshuro 7 ukarage mu kanwa wumva ikintu giye kuvuga. buriya ijambo ndakubwiye, ijambo ni muri umuna w'Imana. ni ukuvuga ngo ijambo usohoye, ijambo wo byonyine usohoye kugira ngo uzarigarure ryongere urimire, ntabwo bishoboka, ntabwo bibaho. njya ndeba abantu bo mu mateka yo muri 10 na kangahe bagiye bavuga amagambo mabi akarishye, nk'aba bantu bagiye bakereye za genocide, abantu bagiye bakereye ibintu byo kurwanya igihugu cyo kugira ngo bajye kubohoza igihugu runaka n'ibyo byose, bakavuga amagambo mabi. uyu munsi tuvugana ayo magambo aracyavugwa muri 18 muri 30. ijambo wasohoye ukarisohora mu kanwa kawe rigasohoka. nuvuga ngo ntabwo ushobora kongera kurikurura urivane muri bienvenue wari uryumvise, ntibishoboka, ryasohotse nye. niyo mpamvu bivuze muri biriya ngo ujye wumva ariko utinde gusubiza. uyu muntu hakenewe iki koko? numva ibintu bikomeye. nta kindi gikenewe, afite amahirwe yo kuzajya mu bwami bw'ijuru. si ijuru duhane na twese, amahirwe yo kujya mu bwami bw'ijuru byo sava, kuko yagize ati yihaniye ibyaha. ariko umuvumo no, nta kimuvaho. uranzuye se cyangwa kandi karibo? icyiza kirimo nuko afite ibintu bibiri. akandi kari inyuma, nta kindi cyera kirabura kiri inyuma. nuvuga ngo icyiza kiri muri we nuko yihaniye ibyaha, arababarirwa, yemera Yesu Kristo ko ari umukiza n'umwana, yemera Mwuka Wera, yemera Imana,
yemera no kureka ibyaha byose nuvuga ngo uyu nguyu we afite ijuru azarijyamo kuko iyi housing uyu mubiri uzasigara mu isi ariko nuvuga ngo iyi ngendo yagendaga nibyo nasobanuye yenda se nabisobanuye cyane ariko niba ukijijwe wagendaga wiruka cyane wihuta ntabwo bivuze ko gukizwa kwawe ugiye kujya ugenda nka marayika no ntabwo bivuze ko uzongera kugabanya ijwi ryawe rizahinduka ntibishoboka ntabwo amaso yawe azahinduka intoki zawe zizaba 10 ngiye mfite 11 abantu muri make ntabwo uyu mubiri tubona inyuma ntabwo bizahinduka kuko uyu mubiri wakiriye bya bindi bakubwiye nuvuga ngo ingendo yawe izakomeza ibe yayindi ariko iby'agakiza bw'imbere ko kubana na Yesu amahirwe arahari 110% no kuvuga ngo amahirwe arahari yuko azajya mu bwambe bw'ijuru ariko bya bimenyetso umubyeyi yavuze by'umuvumo bizajya bigaragara azagira iduka ringana umusozi niba yaramubwiye ngo uzapfura umukene azabona amahirwe yo kubona amafaranga ariko azagenda yoyoke yose azajya abona yoyotse azorora inka zirenze ntago inka bazibara imibare ngo azabona ubushyo azajya kubona ubushyo buragiye atazi ko bugiye kubera iki rya jambo papa we mama we yavuze ndabwira abana batoya babyumve birinde kugira icyo bapfa gucumuza ababyeyi umwana uri kunyumva wese ufite umubyeyi akiriho agenda mwibohoreho amube hafi atazavuga ijambo mu gihe atararivuga yirinde abyitwareho neza ariko n'umubyeyi namenye imbaraga z'ijambo ashobora kwatura ku mwana we araje twavuze ngo ujye wumva ariko utinde gusubiza uyu mubyeyi nawe narimbaje ku mwana umwana agende yicishe bugufi imbere y'umubyeyi niyo yabikora mwibeshyaho amubeshya ariko abikora mwereka ko ari ukuri kugira ngo ejo atazamwaturaho umuvumo hanyuma uyu mubyeyi nawe awari uteze amatwi arimo avuga ati sha nzakwereka reka buriya naka nkavuge ukugira abana 3-4 umwana akajyaza avuye ku ishuri abana 3-4 bavuye ku ishuri umwaka badafata cyane bamwe bakazana 80 70 wakazana 30 iyo umwita ikigoryi jembene uzabyara ndakubwiza ukuri icyo kigoryi kibi kigoryi kandi ubivuga woroheje ugira ngo iki cyana si ikigoryi hanyi cyana kuki abandi batsinda nibagire gute wa mwana ntuzagira ngo azajya mu ishuri yiga afate azahita yumva yibuka ko bamwise ikigoryi hanyuma nibwo uzajya kubona ubona ishuri araryanze abaye ikigoryi nyine nkuko bivuze twera amagambo hora watura ndatekereza ko utari muto ari bwishi wagiye ubona nukubanga amagambo watuye ku mwana utazi kuri no kumuvuma amubaho amubaho pe babyeyi mu nyumva mutwumva nako muri iki kiganiro menya ko ukuvuze imbere y'umwana bifata umwana umwaturiyeho twongere tubisubiremo rya zina wamwise niyo mpamvu leta y'ubumwe ndayikunda cyane yavuze ati ayo mazina ibyo bizina bivuze nzamugirira uko namugiriye gutya ibigambo ibizina bifite leta yaravuze ati wapi hari andi mazina mugisha gishimo rukundo kuki mutavuga ayo ngayo yego kandi burya ababyeyi bakera impamvu babivugaga baba bafite ahantu babikura iyo umugabo yazanaga umugore afite ukuntu yamubonaga agahita amwitirira umwana we ugasanga umwana ajya mukurikira so uyu mwana yitware neza n'umubyeyi nawe abyitwaremo neza ejo bitazatuma umwana we aba ikintu kitari cyiza none tubwire kuri iyi ngingo none tunasorezaho ku bijyanye n'umwana wa mwana n'umukristo arakijijwe umubyeyi we afasho turi kuvuga ku mubyeyi wavumye umwana we basaba mu bundi busanga badasanga bombi badakijijwe umubyeyi ntakijijwe umwana arakijijwe umwana ntakijijwe niho tugeze none no tuze ku mubyeyi ntakijijwe umwana arakijijwe uko nigeza ku mubyeyi ukijijwe atafata umwanzo wo kuvuma umwana yego none tuze ku mubyeyi udakijijwe umwana ukijijwe ese uyu muvumo noneho wamufata kuko tumonye ko bose bombi badakijijwe umwana umuvumo wamufata ndetse no kwikuro bikazagorana yego cyangwa se kuvuga ngo bikazagora ntibishoboka none ku mwana ukijijwe uyu muvumo wafata uyu mwana no naho ratubwira impamvu noneho kandi umubyeyi yakoresha ibishoboka byose kugira ngo pe niyo yakwitsamurate niyo yakwikubita ku rutare ntibishoboka nditi ubundi
Yesu ajya kuva mu ijuru aza kuri iyi si hari ibyo yaraje guca hari ibyo yaje guca yaje guhindura umuntu kugira ngo igihe namara kumuhindura amaze guhinduka hatazagira umwibeshaho akaba yamukorera ibintu bitari byo yibwira ko amuhimishije ko abimukoreye kandi uwo muntu yaramaze kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami. Yego. Nukuvuga ngo uyu mwana arakijijwe, nyina abonye cyangwa se abonye amubwira ati genda unzanire imiti ku mupfumu runaka, umwana amubwira ati sinjyayo. Genda unzanire urwagwa, umwana akamubwira ati sinjyayo. Genda ugirire gutya, umwana akavuga ati simishoboye. Mama waraterekera cyangwa agiye gupfa yaratunze nyabingi, aramubwira ati ngiye kuguhiza nyabingi, avuze ati sinzakira kubera ko nakiriye Yesu, ntago ngiye kumubangikanya. Nukuvuga ngo uyu mubyeyi akavuga ngo afashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndakuvumye. Nuguti nyuma ya Huye, Mumbare Huye bavuga sinzi impamvu bayivuze, niba ari uko ari umusozi muremure ntago mbizi. Nukuvuga nibyo bya bindi navuze ngo ushobora ufashe urutaruka rwurira rukangukanyere rukagwa hasi, ukagira umujinya ugafunga ingumu rukubita, ntago urutare rubabare ntirunavuze induru, ahubwo ni wowe babara intoki zawe zigacika ibisebe. Yego. Nuvuga ngo ura mubyeyi ibintu agiye gukora yarakererewe, kuko yaza kumuvuma mbere atarakira Yesu byari kumufata, ariko kubera ko yamaze kwakira Yesu ntagashobora kufatwa na wa muvumo. Umuvumo urongera ukagarukira wa mubyeyi, ahubwo umubyeyi bikamuberaho ingaruka, bikamugiraho ingaruka mbi ndetse mbi cyane, bituma ashobora no kugira ibyago bindi kubera ko yarasohoye amagambo mabi ayasohora ku mwana w'Imana. Yego. Nuvuga ngo uyu mwana warashinganye, afite undi mwenda yambaye atavukanye, hari undi mwenda yambaye, ingofero yambaye, inkweto yambaye, nuvuga ngo arafubitswe. Nauze mvuga antibari, nuvuga ngo burya uko byagenda kose, yego, umusirikare yambaye, iyo baboneje isasa ho yayambaye, yenda isasu riramupusha rikamukubita hasi, ariko ntabwo apfa, ntabwo rimwinjiramo. Nukuvuga ngo nuwo mubyeyi ibintu akora, aravuga arakora ibishoboka byose, ariko ntabwo biri bufate wa mwana kuko yakiriye Yesu. Yes. Mbonero kubwira abantu batarakira Yesu n'umukiza bagere bwangu birukanka bashakisha ahantu bamwakirira, bahunge ejo batazagwa muri uriya mude. Bahunge hakiri kare, ariko nanone tugaruke. Yego. Ujye ukome ntuzane ingasire byose si ngo babivuga Abanyarwanda. Uriya mwana ntabe yumva yaramaze kuba ikihebe, bende baramaze kubivuga ngo reka nirukanka, ngo barabivuze iki kiganiro cyaratambutse ndabyumvise, kandi mama wawe papa wawe yaramaze kubivuga, byararangiye. Kizwa kuko uzajya mu ijuru ubona ubugingo, ariko umuvumo waragufashe. Hani nyoroshyo ntayo y'umuvumo. Oya reka nkubwire, ntayo coje ikiganiro. Ariko ntayo ntanyoroshye, ntayo uko byagenda kose ntayo. Aha, hanyuma ntago ngira ngo abantu badukurikiye ku murongo wa telefone katufungure. Yego, kadufunga umurongo wa telefone 078 karindwi gatandatu umunani rimwe gatandatu gatatu gatandatu. Nsubiremo nihuse, 078 76 81 636. Ushobora kuba ufite Airtel nabyo nta kibazo, 072 8 10 7 100. Okay, mudahamagara muce kuri mirongo ya telefone n'inya turi bwakire. Hanyuma niba ari ikibazo, niba ari igitekerezo, niba ari icyifuzo, niba ari inyunganizi se, byose biremewe. Shokwa nawe ndari uburyo babitekerezaga nkuko nabitekerezaga, cyangwa se ari byo bibazaga nkuko nanjye nabyibazaga. Hanyuma uduhamagare ku murongo wa telefone utubwire uko nawe ubyumva. Gusa urwanye ruhande numvisha ari hatari. Hello. Yes. Ndi kugira mbaze pati. Arakumva. None buriya uyu mubyeyi aramutse avumye umwana,
akamuvuma adakijijwe n'uyu mwana adakijijwe, hanyuma bakaza gukizwa bose. Uyu mwana agasaba nyina imbabazi cyangwa papa we akamusaba imbabazi, n'umubyeyi akazitanga. Uyu muvumo ntabwo wamuva. ariko anje kuki ukunda kubaza ibibazo bikaze ko numva uburyo uri kuvuga nawe umeze nk'uwacitse intege nkanjye. ko numva nawe umeze nk'uwumiwe na nkanjye anje we. Oya nje numiwe rwose. nawe byakubabaje. Ashobora kuba yasenga wenda Imana ikawumukuraho none ngo ntibishoboka. nawe byakubabaje. Wambabariye bebe ni kubu numiwe. ubu nta kandi kareba koko anje we. Nanjye ndi kwibaza ese umubyeyi aramutse atanze imbabazi, uyu mwana nawe akaba yazisabye kandi ikibaye cyiza bose bahurira mu nzu y'Imana barasenga byanyabyo, bamaze kwakira Kristo. Imana iri gutanga n'amasezerano kuri bo rwose meza. Imana iri gutanga amasezerano. Ni wenda n'urugero niba yaramuvumye ati ntukabyare ntukagire gute, ntabwo Imana yareba ukuntu wenda yanahumiriza ikamuhereza umwana koko. Imana yahumiriza. Anje ndumva byakubabaje sore ko dusubize. Reka turebe ko reka tukurebe ko tukugenza anje. Yenda tugusubize uri kumva kuri radio. Oya reka tusubize yavuye ku murongo ni byiza. Nibyo mvuze nawe. Dufashe n'abandi. So. Birashoboka ko hari abandi ariko baba nabo bahamagara. Nta kuntu yahumiriza byimba. Niba hari undi yenda ku murongo wa telefone yabanza hari nk'undi tushobora kwakira ibibazo hanyuma tukabyakira tukaza kubisubiriza ibibazo nka bitatu hanyuma tukasubiriza rimwe tukumva uko byifashe gusa ndumva ntiyatari hanyuma reka tuze twakiriye tubanze usubiza icyo ngicyo. Okay. Anje yabyumvise n'igisubizo yacyumvise nuko byamubaje mu mutima. Twumve n'uyo. Hello? Hello? Oui. Muraho neza ninde urahagana he? Ni Diane Gasanze. Diane Gasanze wadukurikiye? Aha ngatubwire nawe uko byumva ikibazo cyo gitekerezo. N'umubyeyi aramutse avumye umwana we ati uzagukomokaho wese ntakimarira bitewe n'uburyo amwitwaraho. Ariko twumvishe umurongo wabyo. Bacyumvise. Kibazo cyiza cyane. Cyiza kabisa. Cyiza ndakoze cyane rwose. Kibazo cyababaje ni cyiza cyane. Ubwo nabwo turaza kumva uko babimeze. Ubwo ntiwakubaza ngo ufite ububasha bwo kuva mu mwuzukuru wawe. Yego. Ubwo nabyo turaza kubireba. Wenda twahera ku cya Anje. Anje ati ngewe umubyeyi aramvumye. Hanyuma amaze kumvuma Yesu Kristo atashye mu mudugudu wacu. Inzu yacu yakira gakiza. Mama yakira gakiza cyangwa papa nanjye ndakakiriye tujye mu rusengero turanabohoranye. Yego. Turakijijwe. Ibintu bimeze neza rwose. Kwakiriye Yesu n'umukiza. Tujye no mu mwuka. Amashimwe mu rwacu. Abantu barahanuye. Ibintu bisubiye. Wacu hari icyo hari gicaniro. Mbese banatanze baratetse barashimye. Kora ko havuyeho ikintu cyitwa umuvumo. No mu rwacu hari gicaniro gikomeye cyane. Mbese ibintu birakomeye. Ndagira ngo ntabwo Imana yahumiriza. Oyo mwana aransetsa mu bintu bibaho Anje Imana ijye umugisha. Ariko wanyereka ukuntu yabaga mu ishuri. So icyo bishatse kuvuga ni iki? Ndongera ngisubiremo kugira ngo Anje abyumve. Uriya mubyeyi arakijijwe azajya mu ijuru kubera yuko yatuye. Uriya mwana arakijijwe azajya mu ijuru kubera ko yasabye imbabazi umubyeyi kandi mu byakazimuha. Ariko kakantu karya jambo ryasohotse ntabwo kazavaho. Ku Mana wahawe urufunguzo rwo kujya mu ijuru. Ubwo hahandi yavuga ngo yahumiriza. Imana yahumiriza. Ntabwo ihumiriza hari cyo bita gukizwa ibyaha. Nuvuga ngo bihananye kubera yuko hari ibyo bavuganye batonganye umwana yakoze amakosa yagize n'ibiki byose. Ayo makosa avuyeho ariko ntavanaho rya jambo ryasohotse rikinjira mu mubiri we. Kuko uyu munsi tuvugana ari akabazo umwuka yaranyongoreye mushumba. Yego. Mana ishimwe kamaye. Mise nibaza kazo kameze gutya. Uyu wavumwe. Yego. Ashakanye n'umunyamugisha. Yego. Bigenze bite? Bizagenda bite? Uyu wavumwe.
uyu nguyu waravumwe na nyina uzapfe wangara yenda n'umuhungu ntuzabyare uzohohe ibintu nk'ibyo. Hanyuma abonye umwari rwose pe tari yandurishije ibyo kurya by'ibwami w'umunyamasezerano w'umunyamugisha, amaherezo aba yahe bazirukankana imisozi yose aho bazagera hose. Kuko niko kuri, kuko ntago bazatandukana, sibashakanye se. Nuvuga ngo uyu muntu ubwo jya nyibye guhengekeza ku kariba aho ngaho nyine none impegekeye urashakira utari nukuvuga ngo uyu mukobwa usanga uyu musore cyangwa uyu musore usanga uyu mukobwa ntacyo yahindura. Asanze umusore umukobwa ari umunyamwuka ari umunyamugisha ataravumwe, asanze umugisha arawujyanye, ariko nturibuze kunesha wa muvumo yavumwe wa mugabo we. Nukuvuga ngo umugabo we nuko byagenze. Erega hari ibintu muri kwitiranya. Kuki se umugore cyangwa umugabo agiye kuba victime? Ni impamvu ni iyi naho byaturutse wa wundi aho yabikuye. Nuvuga ngo aho yabikuye ntago havaho, ubwo byagenda kose ni ahanugurika. Erega tujye twumva ukuri, burya hari ikintu cyiza nyine ukumva wari ugifashe nk'ikintu wafataga nk'ufataga papuro mu ntoki ukaza ukagashanyura ukagajugunya, cyangwa se wanduye intoki ugakaraba zikavaho bya byondo ugasigarana intoki zawe. Ariko hari ikintu kidashoboka, urumva, hari ikintu kidashoboka na rimwe mu buzima. Umuntu aguciye ururimi mu kanwa ntabwo wakongera kuvuga, niyo baza n'urundi baguteramo ntabwo ushobora kuvuga nk'uko wavugaga, biba birangiye. Nuvuga ngo uyu muntu nubwo ashakanye n'umuntu bavumye kwa kundi, uwo bavumye ahuye n'umunyamugisha, umugisha wuwo ntacumariye umuvumo, ntacumariye umunyamuvumo. Nuvuga ngo umunyamuvumo niba ari umusore agashaka uwo mukobwa, niba nyine yaravuze ngo cyangwa se akamuvuma akavuga ngo azahora mu ruzerero, nuvuga ngo azahora azererana na wa munyamugisha. Icyo akoze hari utuntu dukeya tuzajya tuboneka mu rugo bitewe na narinjye kuvuga ngo nakakagisha na wa munyamugisha. Hari bazarya, urumva, bazamererwa neza, bazajya barya, bagire gute n'icyo byose, ariko ntibazatera imbere nk'uko bagahuye ari bombi ari abanyamugisha. Nuvuga ngo ntabwo bazagira iterambere rifatika, kubera yuko uwo nguwo umwe ni umunyamuvumo undi ni umunyamugisha, ariko wamugisha wa wundi azanye. Nuvuga ngo wowe azajya abonaho akantu gatoya. Tuvuga urugero, niba bari kubona 300 bazabona 150, ayo bayarya arangire, kubera ko hari umuvumo wavumwe uhita uyayoyora yose agahita ashiraho. Nuvuga ngo nta kintu na kimwe kishobora kugira icyo kibihinduraho, na kimwe. Uwo muntu nyine azaba ahuye n'ikibazo. Ni nk'uko nyine umugore ashobora gushaka umugabo akagenda agasinda akajya mu ndaya n'ibiki byose, ntabwo ivuze ko umugore ahita yahukana, ahubwo ashobora kwihanganira ibyo ngibyo kugira ngo arebe ko byaza. Ahangaha mise mpishurwa ikintu kivuga ngo rimwe na rimwe hari ubuzima bw'ingo za bamwe bishobora kubaho wenda mu buryo runaka, bamwe bakatiza wenda kari ibindi bibazo kandi batazi inkomoko yabyo, kandi wenda birimo baturirwaho. Umwe muri bari byagiye yaturirwaho kera, uko niko kuri kandi ugasanga umuntu arashakisha ubuzima, sibyo? Nk'ubu hari ahantu uzajya kubona ubone umugabo niwe ugenda amajoro amanwa ashakisha ubuzima, umugore aryamye adashobora kubyuka ngo ajye gushaka ubuzima. Ugasanga umugabo niwe uvunika abana, niwe ubishyurira warwaye ibiryo kuhingisha kugira ngo utari umugore agaramye ari aho ngaho. Mbabare mvuze ijambo ritari ryiza. Ni ukuvuga icyo gihe ntabwo bazatera imbere nk'uko umugabo n'umugore bose bahagurukira icyarimwe. Ni ikintu kisobanutse kinagaragara, abantu babyumva banabyumve neza, sibyo? Nukuvuga ngo uyu muntu bazajya barya, reka twakire uwo muntu papa asagenda kuburaka mukanya. Nukuvuga ngo uwo muntu bazajya babona ikibabeshaho, ariko niba baramuvuze ngo uzahora uzerera, ntabwo bazaguma muri yanzu, bazajya bazerera nyine, atari uko banganye umugabo n'umugore bakundanye mu by'ukuri, banakundana bye, ariko mu by'ukuri kakantu gahita kaza kakamukurikira, umugabo kavuga ati no ndumva ntanahashaka. Ubwo Ange twizere ko Ange yasubijwe pe, ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda muri make Ange ntabwo byashoboka. Hanyuma uyu nguyu aravuze atese umwana araho nyina, cyangwa se aravuze ati n'urubyaro ruzagukomokaho, yego, narwo ruzamere nkawe, warambabaje wa mwana we. Nibyo hari akantu kitwa ngo warambabaje wa mwana we. Urwo rubyaro avuze nta ruriho areba,
nuvuga ngo uwo ari kubwira niwe ari kureba uwarebye rero niwe yabwiye uru rubyaro ntaho ruhuriye na bya bindi habe namba naho nuvuga ngo uru rubyaro rwo niruvuka ruzirwanaho rwanyumva rwo ruzirwanaho ko ruzavuka mu buryo rutumvise ya magambo wa mubyeyi yavuze ntago ruramuzi nuvuga ngo uru rubyaro rwo rufite umugisha 110% ko rwo ruzatera imbere rukagira icyo rugeraho nta n'uruhare rwagize mu mibanire hagati ya se nta ruhare rwagize nta sekuru cyanyura ko nuvuga ngo uko byagenda kose inzira zose banyuramo bese abana bazaza nta ruhare nta rutabe bafite kureba ababyeyi base cyangwa banyina ntaho bahuriye uyu mwana we arirwariza zakura abe umuntu usobanutse ku buryo bufatika urumva nta cyazahuriraho n'ababandi yego ntago bishoboka ngaye niba byumvise rwose nyine birasharira ko bigomba kumvikana n'umuti usharira ikiganiro banza gikomeye cyarakomeye byo nanjye buryo nakoze iki ngiki kiri mu binkomereye hanyuma reka dusoreze ku ijambo rimwe gusa tugiye gusorezaho rivuga ngo akubutira naso tunasenga noneho ijambo rimwe rivuga ngo niba imfatiro zisenga umukiranutsi yakora iki noneho tumenye neza ko uyu muntu amaje kumenya neza ko nta garuriro ry'ibyo yavuze uyu mubyeyi amenya neza ko nta garuriro ry'ibyo yavuze niba atarazi n'imbaraga zabyo amaje kuzumva uyu mwana niba atarazi imbaraga z'ibyo yabwiwe amaze cyajya y'ubuzima bamo amaze kubyumva kubisobanukirwa kandi yarakira umwami Yesu ahangaha noneho akora iki nk'umukristo uyu mubyeyi akora iki uyu mwana akora iki uyu nguyu utaragirwaho n'ibyo akora iki tugiye mu byo nakwita nk'inama yego nubwo twabikomotojeho ariko ndagira inama uyu muntu utarafata icyemezo cyo kuvuma nabirekeraho umwana ye kumuvuma ndabwira uyu mubyeyi uri kutwumva cyangwa uzanumva n'iki kiganiro yenda ntiyabyumvise none ariko hari abantu bashobora igihe azafungura akacyumva kijeho ntabwo uyu mubyeyi namubwira ngo amuvuma ahubwo namureke ashobora kumuhanisha ibindi ariko ntamuvume guhana no kuvuma biratandukanye yego ashobora kumukubita umunyafu ashobora guhendahenda kuko n'umwana we ntazi ushobora gufata amasaka ukabiba ntabwo urayashora ntubuzi rizamera yego mbese ashobora kumera yose cyangwa agapfa cyangwa hakamera makeya uyu mwana we kumuteza ibibazo ngo muvume kandi bitari ngombwa kabone nubwo yaba yarakunaniye ni umwana wawe ni umwana wawe kuko uyu munsi tuvugana nawe wa mubyeyi uvuma uwo mwana hari amakosa ufitanye n'umugabo wawe nawe ubwawe hari ibintu ukora bitari byiza ihanganira umwana umwigishe n'ibyanga ukora ibishoboka byose wihangane ubu ni nicyo cya nyuma noneho uyu mwana nawe niba ataravumwa akaba yarafite amakosa menshi ashobora kumugeza kuri tape y'uko mama we yamuvuma cyangwa papa we niyihute yaba ari mu kazi yaba ari mu ntara yihuta ajye mu rugo asabe babyeyi b'imbabazi ace bugufi hakiri kare kuko nirisohoka riramutse risohotse rizaba ibindi hanyuma asabe imbabazi ababyeyi yumve ko abohotse hanyuma n'ababyeyi bongere bagarure ububyeyi bwabo bavuge bati umwana wacu aragarutse yongeye gusubira ku murongo mu gihe atarabikora nabikore kugira ngo atazagwa muri wa mutego niyo nama nabagira ariko atamureba ntago umuvumo wamufata ntagashobora tuvuga nk'umubyeyi uri muri Kigali kuba yavuma umwana uri ntabwo bishoboka ku Kibuye ntabwo bishoboka no bisa ko bari kandi nawe ntiyamuvuma kuko nta kintu yamuvuma atamureba nuvuga ngo amuvuma kuko haraka imbarutso y'ibyo yakoze kera nyine shaka kusanga hari imbarutso byako cyangwa kibikora ariko atari hafi yere ntago yamuvuma ngo bikunde ntago umuvumo umufata umuvumo umufata bari kumwe akabimubwira yumva namatwiye amaso ku maso ashobora kubimubwira ari mu cyumba atamureba ku maso ariko akabyumva uwo nguwo umuvumo uramufata ariko ntashobora kumuvumira ku Gisenyi undi ari Kigali ngo bikunde ntago byashoboka rero uwo muntu agere vuba agenda musaba imbabazi uwo mwana agende ace bugufi Imana
nayo irahaba hanyuma anakizwe Yego. erega anakizwe ave muri izo ngeso zari zigiye gutuma ababyeyi be bamufataho ko ari umuvumo bagiye kumutwerera bagiye kumuha umunani w'umuvumo agende anakizwe yakiresha nk'umukiza n'uyu mubyeyi wari ufite uburakari bwo kurakara arakuruke yongera abo umukristo agenda abo umukristo nako akizwe hanyuma arebe ko ibintu bitagenda neza mu rugo rwe n'abana bazagaruka birashoboka ko abana bananirana yego hari umubyeyi ubyara abana 3 4 5 bose bakananirana bagata ababyeyi bakabaho yego hari nk'umubyeyi wambwiye ejo bundi arambwira ati mfite abana 2 bagiye mu mahanga ariko nta n'urupfumuye bamaze imyaka 30 ngaye ariko nta n'urupfumuye bamuha ariko nabwo ahora ababaye ariko ntiyabavuma yego ahora ategereje ngo yenda bagiye kwibwiriza ahubwo aba bana baramutse babyumvise bari hanze bakagombye gufata indege bakaza bakavuga ati mama papa twarakubabaje ariko tuje gukura mwesheke ndumva mu magambo make aba bantu bakwiriye kwihana ariko kandi bakasabana n'imbabazi hakiri kare ibintu bikarangira bagagumana imigisha apana imivumo mushobonye ngo ntabwo byari byoroshye ariko Imana iradushoboje ikiganiro tukigeze ku ndunduro ku musozo hanyuma reka dushimire abantu twabanye nabo tunabona wenda no gutanga umurongo wa telefone wanyu kuwakenera wafite ikibazo runaka ndataha ko ndabona nokiri guhamagara cyangwa se wakibufite igitekerezo inyunganizi se cyane ubujyanama runaka butandukanye mu iki kiganiro akaba yababona ku murongo wa telefone akaba yaza kubagisha inama nyuma y'ikiganiro yego niba byemeye mwasi ndasoza mbwira aba bita ko abakozi b'Imana bavuma nabo ntago twabasiga twabavuzeho nabo bahagarika ibitekerezo byabo byo kuvuga ngo uyu muntu ndamuvumye kubera ko atakoze ibingibi rero abantu bakomeje guhamagara kaduha amahirwe nka 2 aha isagenda dusoze reka dusoze rero mu magambo make nabo abo pasteri babikoraga bazongera kubikora kuko ni intama zaje zibasanga kuko ibyo bakora no guta inyuma y'inzu hanyuma hari nimero hello okay Yesu nahimbazwe iki kiganiro ukuri ntago byari byoroshye nanjye nacyumvaga nukwenda numbonye akanya ko kubona ahamagara ariko ntago byari byoroshye ibintu by'imivumo ntago byoroshye nawe byakubereye bishya cyane hari umukozi w'Imana w'inshuti yanjye ajya ambwira tujye ugerageza ugire n'ababyeyi baguhesha umugisha mbese wakwatureho ibintu byiza ariko ukuntu mbaze ntabwo banyaturiraho ibintu bibi ariko rwose abantu nuko turasobanukiwe cyane tubashije gusobanukirwa cyane n'abateze amatwi radiyo inkoramutima urakoze cyane gusa byari bikomeye Imana ibaha umugisha mwadusobanuriye neza urakoze cyane turabakunda ntabwo byari byoroshye reka nange nimero de telefone ibindi sinabike noneho yes hello ayagiye uva wenda yaramahirwe kandi ntekereza ko batangiye kubona ibintu ndabona nawe yaje hello yes hello ninde urahagana he Inyabihu Ego wadukurikiye Ego aha watubwira nawe nagize akabazo gatoya ngewe uriya nta umubyeyi yakwibuka yavumye umwana we ariko mbese muri we atarazi ko amuvumye umuvumo w'igihe kirekire uzamwomaho wenda ariko akundi umwana akora ikosa mubyeyi akababara cyane agahita avuga amagambo mabi mbese akamubwira nabi cyane bikaba byavamo umuvumo w'igihe kirekire kandi wenda umubyeyi abikoze atazi ko amuvumye mbese bene ako kageni reka twumve dusoreze kuri ako kabazo tugasubiza twumve urakoze cyane nta muvumo muto ubaho nta muvumo muto ubaho nta n'umunini ubaho ubwo ni ukuvuga ngo umuvumo n'umuvumo nuvuga isi mu byo twahawe twirinde mu byo tuvuga ni ukuvuga ngo ubundi wirinde gusohora ijambo ritari ryiza ku mwana wawe nta kindi wakongeraho uko wabigeza kose iryo wavuga wikinira umwana akaryumva mu matwi ararifata natanze urugero
rw'umwana ushobora kuvuga ngo umwana ko ari ikigoryi mu ishuri ni ikintu kiri besi aragenda akaba cyo gutyo kubera akanwa kawe kabivuze ariko mwatureho imigisha ibintu bigenda neza reka mpuze nako yaravajije umuvandimwe yose 100% ni kwifata cyangwa ashobora gufata nka 30% cyangwa 40% biterwa n'ukuntu umubyeyi yabivuze amagambo zitondekanyije 100% yose niko afata oya hari wenda akavuga ati uzafata byaye eho no muvumo ntagiye Imana ishobora kuvuga ati nguhaye umwana oya no muvumo haba ntuzashyire inyoroshya cyaha no muvumo wo no muvumo umubyeyi ashobora kubwira umwana ati dore uko kireba ntago kirahita kireba nabi utwo ni utuntu two gukebura umwana n'ibikiri byose Hello asa kunega iminota yatujyanye ikintu ndi kugira ngo ni ikintu nibajije ni icy'abakozi b'Imana bavuma kandi barahari icyo twagihereyeho none usanga batubwira cyangwa se ahagarara hariya ngo ari kuvuma akavuga ati njye nahawe ububasha bwose nande se bwo kuvuma no kuvuma yabuhawe nande yabuhawe n'Imana Imana sirica okay reka mbwiranje reka ngusubize urakoze cyane ahubwo reka bitemoneraho akandi kantu kajya kunda kubaho iki kiganiro ko mbona kigiye gutangira arakandi kantu kajya kunda kubaho ukabwira umuntu ati muze tubakure imivumo imivumo yose mwargiye muvumwa n'abaso n'abanyoko n'abakayibyo mutagize mu ruhare muze n'amasengesho gukuraho imivumo kugira gute mushumba y'amasengesho nta cyamara ari ibintu bitiranya ibintu waguyemo wivurugusemo abantu bakora umurimo w'Imana abahawe iyo mpano babigukuraho icyo cyo ndacyemereje na kwijana rwose ntabwo niba wari warajyanwaho karande y'ubusinzi y'ubusambanyi ubujura bikiri cyose ibyo babigukuraho pe yego nicyo dushinzwe yego ariko ako kantu karitonderwa kari mu kumba kako bashyizeho beto bashyiramo fera beto bashyiramo mbese muri make kano kumuvumo wa kibyeyi sima y'amazi hari sima y'amazi burya ikorerwa mu mazi bakoresha mu mazi nzuzi yego yasimita mwubakisha ibiraro n'ibiki byose mwubakisha ibiraro iyo ngiyo birunze kuri ako kantu ntago gashobora kumeneka ibindi byose barabikuraho nabo banyumve anje rwose anje agira ibitekerezo bigeza turamukunda nukuvuga ngo uyu muntu uvuga ngo nibaze nawe urabivuze nibaze babakureho iyo mivumo ibyo babavumye ibyo babatongereyeho byo hari ibyo babaterekeraho nibyo tuba tuvuga ibyo babaterekereyeho ibyo babatongereye ariko atari kuvuma gutongera no kuvuma ibyo ni karande twavuze ibituruka ibya bindi twavuze muri cya kiganiro nuvuga ngo nibituruka iyo ngiyo birakoze Imana bikuraho ibyo ngibyo abantu abakora umurimo w'Imana rega ari nakanunje kuzakosora uzi ko barantumvaga ibyo binabi byari bikomeye cyane kuruta umuvumo baribyo ntaga imbaraga kuruta umuvumo biriya ni nko kwisiga amabyi numvaga ikintu cy'igikarande cyo basekuruza ikintu kiremereye kinini gifite imbaraga zigiherekeje aricyo gikaze nari mvuze ngo ni nko kwisiga amabyi ukajya muri dushe amabyi akuvaho ukongera ukaba umuntu ariko ikintu cyitwa umuvumo ndakubwiza ukuri kwishobora byose mpagaze ku maguru yanjye yombi ndakubwiza ukuri ntabwo ushobora ibimenyetso birasigara uzakizwa gukora ibishoboka byose ariko ntibishoboka ariko ijuru uzaribona ijuru ryo rarihari urarifite pe wararyandikiye passport irahari ariko ikicyo n'uyu mubiri wacu n'aya matwi yabyumvise birasigarana